twongeye kubasuhuza inshuti mudukurikiye ku rubuga rwacu rwa YouTube. Muri uyu mwanya turi mu kigo cy'amashuri cy'imyuga n'ubumenyingiro cya Nyarushishi TSS. Tukaba twasuwe n'abanyeshuri biga muri groupe scolaire Sainte Marie Merci Muyange TSS. Turagira ngo batuganirize, batubwire ibyiza by'urugendo shuri babashije gukora kuri uyu munsi, batubwire ubumenyi babashije kuhungukira. Witwa nde wowe? Amazina yanjye nitwa Olivier Mukunzi, nk'abandi umwe mu banyeshuri biga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro rusange. Mu by'ukuri rero urabona ko twishimye cyane kuri uyu munsi wa none, twagize uruzinduko cyangwa gusura bagenzi bacu. Uyu munsi rero ni ingenzi kuko hari byinshi twahigiye, twabonye imashini zitandukanye, twakoresheje ndetse n'imashini zidoda kamemu kuko aba ari ingenzi mu myuga yacu. Rwose ndumva aka kantu kajya gahoraho, tugasurana, tukagira uburyo wenda habaho umubano hagati yacu. Ni ingenzi rero kuko bitwagura mu mutwe, bikatwongerera ubumenyingiro, ndetse kuri iki kigo ni ahantu heza cyane twabonye bagenzi bacu, ndumva byajya binahoraho. Aka kantu rero ni ingenzi cyane, mwatuvugira natwe wenda bakazadusura umunsi umwe natwe tukababona mu kigo cyacu. Ndabashimiye cyane kandi mwakoze, Imana ibongere umugisha. Urakoze cyane. Wavuze ko wiga mu kangahe? Niga level 5, nkaba ndi umwe mu bari kwitegura ikizamini cya leta ejo bundi. Irihe shami? Mu ishami ry'inoza ryo gutunganya imbaho cyangwa wood technology. Wood technology. Yes. Urakoze cyane. Witwa nde wowe? Mazina yanjye banyita Barushagoza Ariete. Wiga mu kangahe? Niga muri level 5 wood technology. Wood technology. Wood technology bivuze iki mu Kinyarwanda? Wood technology navuga ko ari nko kuvuga nyine wenda ukora ibintu by'imbaho ukoresheje tekinike. Okay. Yes. Wagiriye urugendo shuri muri Nyarushishi TSS. Ni icyo wabashije kungukira mu rugendo shuri wakoze uyu munsi? Muri Nyarushishi TSS nungukiyemo ibintu byinshi cyane. Nahabonye amamashini menshi ari heavy kandi afite agaciro gakomeye ku banyeshuri biga TSS. Hariya twagiye ahantu biga fashion design, baduhaye ku mashini zabo, ntabwo twari tuzi kuzikoresha ariko dutahanye ubumenyi, tuzimo gakeya, tubashije kuba twashobora gukoresha ziriya mashini zikora muri fashion design. Kandi hano twahageze abanyeshuri baho baradusanganira, batwereka urugwiro, baradukunda. Gusa nyine turabashimira namwe nk'abayobozi, muzahore mudushyigikira kugira ngo n'ubutani tunarangiza tujye twifuza kuza muri iki kigo cyanyu. Murakoze cyane. Inshuro nyinshi abana b'abakobwa bakunze gutinya kwiga amasomo ajyanye n'imyuga n'ubumenyingiro. Tubwire we wabitinyutse ute, unabikundishe bagenzi bawe bakibitinya? Kwiga TVET, kwiga TSS bisaba gutinyuka nko ku mwana w'umukobwa. Ngiye ukuntu natinyutse kwiga TSS, ni ibintu byanjemo, numva ndabikunze, ndavuga ati ngomba kujya kwiga TSS kuko TSS ntabwo ushobora kujya hanze ngo ube wabura akazi. Wenda utabonye n'akazi ko muri leta, wajya hariya ugatera akaraka bikarangira, ukaba amashuri wize ukaba yabyajijemo umusaruro. TSS rero ngiye ikintu nashishikariza urungano bagenzi banjye abakobwa ni ugutinyuka. Icyambere ni ukwigirira icyizere. Icyizere nicyo cyambere kuko ibintu byose birashoboka. Buriya ntabwo nari nzi yuko ngewe nashobora kuba navuga ngo wenda ngiye gukoresha urukero mbe nakora furniture runaka cyangwa sofa, ariko ku rwego ndiho niga muri level 5 ariko nshobora gukora ikintu kandi kikagira agaciro kuri ngewe ku bwite bwanjye no ku kigo muri rusange ndetse na leta. Murakoze, murakagira Imana. Murakoze cyane. Hano turi kumwe n'undi munyeshuri. Witwa nde wowe? Murakoze, amazina banyita Niyoyita Ismael. Ismael, vuga cyane kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva. Amazina banyita Niyoyita Ismael, nanjye nkaba niga muri level 5. Level 5 irihe shami? Niga muri carpentry. Muri carpentry wood technology. Urugendo shuri wakoze uyu munsi ni iki rwabashije kugusigira? Cyane urugendo shuri nakoze uyu munsi narwishimiye kuko aho ku kigo twigaho ntabwo twakoreshaga amamashini ari heavy kuko tugira amaportable gusa. Byadufashije kuba twabona ku mamashini manini, tukamenya ama operation yayo uburyo zigenda zikoramo, tukamenya ndetse no kuba twakoresha no ku mashini zidoda. Urakoze cyane.
hano turi kumwe n'undi munyeshuri witwa nde wowe? Nitwa Singizwa Fabrice, niga ku rwunge rwa Mutagatifu Marie Merci mu ishami rya Carpentry cyangwa se Wood Technology. Yes. Urugendo shuri wakoze uyu munsi wakoreye muri Nyarushishi TSS ni iki rubashije kugusigira? Urugendo shuri nakoreye muri TSS niyungukiyemo uburyo bwo gukoresha imashini ziri heavy duty, nigiyemo kudoda, nigiyemo n'ubundi buryo bwo gukunda imyuga bugiye butandukanye. Bwira urubyiruko bagenzi bawe bari mu kigero nk'icyawe cyangwa se n'abakuruta cyangwa n'abakiri hasi yawe, bakundishe amasomo ajyanye n'imyuga n'ubumenyingiro uhereye ku kamaro amaze kukugirira nawe ubwawe. Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro nayakundisha urubyiruko bagenzi banjye ko ni ishuri wigamo ukabasha kwihangira umurimo, ni ishuri wigamo ukaba wabasha gukomeza amashuri ya kaminuza mu mashami ya engineering cyangwa se ukikorera ku giti cyawe. Murakoze cyane inshuti mwari mudukurikiye muri uyu mwanya. Turi mu kigo cy'amashuri cy'imyuga n'ubumenyingiro cya Nyarushishi TSS, tukaba twaganiraga n'abanyeshuri bo muri groupe scolaire Sainte Marie Merci Muyange TSS, bakaba bari bagize urugendo shuri, bakaba bari barukoreye muri Nyarushishi TSS. Tukaba rero dusoje twongera kubakundisha amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro. Rubyiruko nimugane amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo ejo muzabashe kwiteza imbere, kuko akabando k'iminsi ugaca kare ukakabika kure. Ikiganiro nk'iki rero nakagaruka. Imana ikomeze ibarinde.